bibarira amasaha ubishyire mu mezi ntabwo ujirenza amasaha ane ni amezi ane nyuma y'amezi ane turagarutse ariko se wowe watuzimya uzitwakira hehe twakira hari hehe n'ahandi hantu rero utabasha kuzimya isi njo wazimya gutera kamera gutya ariko ntabwo wajya kuzimya n'igicaniro cya live cyokora watuma abantu benshi bataza kutureba ariko n'ikizima ariko nticyazima ngo tubure uko dukora cyokora nakugira inama cyokora ukoranye na wasake nk'icyumweru bagakata umuriro muri karitsiye kwa mugani mwazigiza abarozi badanje mukazereka kuroga utuntu duto imana ibwira Nowa kubaza inkuge n'impamvu n'ibintu bisobanutse n'ibyaha abantu bari bakoze birenze Uwiteka adesida kubanigisha amazi nk'iki mu nsengera ngo ndi muri famiye ngomba kwa muyomba ngomba kwa anko ngomba kwa tante atariko barangerageza niki sinababyeyi ufite ati ndabafite umwuka w'urujaraja rukwereka ko utabi wanyu mu cyaro ngo bane n'ababyeyi bavomera bakuburire harya abasore mushaka nk'abo murabashaka ngo muzabashobora marene hari igisiga bita marere none ntabwo ari n'igikona ni igisiga cyitwa marere cy'urwara rurerure kimenenda ni ukuri ahubwo ari kubabwira uwo ari we mu by'ukuri uwo ari we ni ikinani ntashobotse buriya n'imana ntabwo imunsi umuntu utashobokanye n'ababyeyi wowe urabona wamuzamushobora niba kabiri uyu muntu utaricaye byibuze ngo yicirwe n'inzara ku rusengero ategereze ko pasiteri azamubona kugeza igihe amwunganye n'ababyeyi be yego umuntu wagiye kunyagirirwa ikanyarira urujarajaro uyu muntu waraye mu rutare ikiyoni uyu muntu waraye muri kaneva yego afite ababyeyi uyu muntu ndabashimiye kandi mbifurije kugubwa neza mbifurije amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana mwebwe tubana hano kuri Eva mama wa Lionel Imana ibishimire kandi barebe neza uri burasirazuba iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru umujyi wa Kigali intara gatandatu y'abadiaspora ukaba warakoze subscribe ni ukuri ngiye ku ruhande rwanjye ngusabira umugisha keretse umubyeyi niba yabirenze ingoyi umubyeyi wabirenze ingoyi none ubikoze ukibivuga nawe uhabwa n'ubikoze niwe uzabitekereza uri kubitekereza uburyo cyo azabikora nawe azawuhabwe Imana ishimwe cyane hanyuma uyu munsi wa none tuje mu kiganiro ariko mbere ko tutangira ikiganiro wari umeze neza meze neza pe nzabikorera kubikora muri nzabikora biri gukoreka abantu bari kubona naciye noneho akantu ubundi ni ukwezi kwa gatatu kwa nzabikora biri muri Yesaya 46:10 ahavuga ngo mpera mu itangiro nkavuga iherezo mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa nkavuga nti imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nzashaka byose nzabikora aho rero no havuye insanganyamatsiko y'uku kwezi cyangwa se ukwezi gicaniro cy'ukwezi turimo cyitwa ukwezi kwa gatatu kwitwa nzabikora kuri tu bicano hano gihera saa 2 kikagera saa 3 tukimukira kuri Zoom aho hera saa 3 n'ubundi yera saa 3 kugera saa 3:10 abantu mutari muri groupe muri kwandikira umubyeyi mama wa Lionel kabaha Zoom link Zoom nyine mukaza tukazuminga tukamenya ibyejo hazaza uko bizaba bimeze n'Imana ikatuzuminga amen tugasoza saa 4 dushaka kurenzaho tunota duke ariko ntigirenza 20 nta muntu rero wabura gusinzira nta n'umuntu wabura guterana kuko ni isaha imwe guha Imana niyo waha Imana ukayiha isaha imwe guhera saa 3 ukaja kuzuminga ukagera saa 4 cyangwa se mu kimwe ugahera saa 2 ukagera saa 3 ukayutuburinga no gushaka buryo ki tworohereza abantu kugira ngo bajye bumva indimi z'amahanga yego kabisa no kuyutuburinga ari mumeze neza tumeze neza igicaniro kirimo kirendereya kandi n'abantu bari gusubizwa bari kubohoka indwara zikomeye ziri gukira amen abantu bari kongera kuzura imbaraga abantu bari kongera kugira amahoro abantu bari kubona utuzi bavuga utuzi cyangwa bavuga imirimo
burya mu byo utuzi twinshi se ni cya kinyarwanda nyine kivugitse akazi iyo kabaye kenshi kaba utuzi gusa umuntu avuga akazi tubiri oya bavuga akazi iyo imirimo yabaye myinshi bakayita nyine iyo ako kazi kabaye kenshi ntabwo bakita bavuga imirimo itabihindura inyito imirimo y'Imana yego kubera ko wibera muri Bibiliya nyine niyo mpamvu yisubisanisha naho ujya naho nyine ngo rero ni ukuri Imana iri gukora ibyo bintu byinshi bikomeye bitarondoreka n'abantu bari kongera kugira kwizera gukomeye. Mu buzima busanzwe mwe mumeze neza? Mu buzima busanzwe meze neza, nta ndwara mfite mu mubiri, nta mutima mubi mfite, nta kibazo mfite. Ndi no mu mujyi wa Kigali nabyo. Umuntu arambwiye ngo shango sinzava mu mujyi wa Kigali, ngo niba narasa nzihisha ariko nihishe mu mujyi wa Kigali. Hari wanditse ku modoka ye nyuma ngo wenda nzume. Yako sinahava. Ariko umujyi wa Kigali kandi wawuje mutabishaka. Yewe reka tuzatukubitisha icyo mwatubwiye. Ko amagambo tuvuga muzajya mwaduhondesha, niyo mpamvu natwe dusigaye twarakuze, dusigaye dukora utuntu twacu mwibanga ngo mutozongera kuyadukubitisha. Yewe papa Ronera nzanya mu mujyi ntashaka, numva ashaka kuzaba umukungu wo mu cyaro, kwihingira imiceri, kwiyororera inka, nkaba umutunzi, ubundi kuzura mwuka we, ubundi nkajya mpanura, nkajya nza mu mujyi wa Kigali nje nko kugura ibitenge byo kwambara, cyanje gusura umugabo muri weekend, gose numvaga nzigumira mu murimo w'Imana mu cyaraho nari narandikiye amateka. N'umugabo arantwaye ku ngufu ntunguye, yaje ari nko gufata hambira ku ngufu, nko kugenda mbega nkaho ejo nzagaruka. Ariko Imana yari yarabimbwiye ko nzaba mu mujyi wa Kigali. Nkaruhuka umugongo we, Mana naravunitse we, nkaruhuka ibishingwe nikoreraga. Yego. Imana irakarama. Hanyuma Imana irakarama nkuko isanzwe iramye, ihore ihabwa amaboko n'imbaraga byacu tuyisingizo uko tubishobojwe nayo. Ngewe Imana hari ahantu ingeri ikantangaza, ikeneye kwiramya. Ibyo iramisha ni ibyayo, ni ibyo yaguhaye, nawe ubwawe uri uwayo. Ariko ni nk'umwana wavuze ngo mwana ntuzongere kumbyara, ntacyo wakora kuba yarakubyaye n'ubundi yarangije kukubyara. Nibyo uri kuvuga ngo ugezeho, ubigezeho kubera ko yemeye. Ntiwarya urwembe, ntiwarya urushinge, ntiwagira gute, aremera. N'ababandiye bamara gukura bageze ahantu ho kunywa amata neza bakabajugunya ku muhanda cyangwa se buri ntuzi. Umubyeyi wawe azahora ari umubyeyi. Irembo wahingutsemo ni iryo. Iyo wahingutsemo ntazasubira inyuma ngo wivaneho, keretse niwiyambura ubuzima. Kandi niwiyambura ubuzima nabwo bazavuga ngo umwana wa kanaka yiyahuye. Biba bitangaje cyane. Hanyuma aho papa wa Lionel yambwiye ngo wambaye neza, kuko sinjye ubivuze ni papa wa Lionel. Mubwire uti wakoze. Kandi turashimira Imana ituma tujya imbere y'abantu dusa neza, ntibaducishemo ijisho. Abantu bazi kureba iyo kanzu irahenze. Hari umuntu nabonye ari kwigura, atari umugore wanjye n'undi, ndi kwitambukira mbona umuntu ari kwigurira, ubona ari kuzibara. Hari igihe wambara ukabona umuntu ugahura yambaye utuntu turaho twa burebure. Ngewe ntabwo nari nzi uko ihenda nk'uko nayibonye ihenda. Erega iki nicyo gihe cyo kugira ngo Uwiteka atwambure imyambaro yo kwirabura, atwambike idaraje. Yego. Kandi dushimira Imana ikoresha na bamwe bagatuma tuza imbere yanyu dusa neza. Natwe kandi tunezezwa no guhora imbere yanyu dusa neza. Ubundi iyi myambaro nawe iri muri bimwe mu bikoresho by'akazi k'Imana. Haleluya. Ibi ni akazi n'imyambaro y'akazi k'Imana. Kandi natwe twumva tutakwambara umwenda
ngo ejo mwongere mutubonane mu kiganiro cya kabiri, ejo mwongere mutubonane ku yindi cano. Natwe tunezezwa no guhindura. Dushimira Imana rero itwambika, ariko hari yaranabitubwiye, ariko nabitabibwiye mujye mwambara. Nubona amafaranga byibuze jya wambara pe, ntukarindire kugura kenda kuri Noheli. Ntukicwe no kwifuza n'icyaha. Yego. Okay. Hanyuma reka nshimire kandi nongere niyegereza abantu tugiye kubana mwa kino kiganiro. Imana ibahe umugisha kandi bishimire. Keretse niba nakubaza amakuru y'iminsi. Iminsi yose inyazi. Ariko mbona iminsi ihitana abantu bamwe bagapfa. Nkabona iminsi hari abihaye guseka. Nkabona iminsi hari abo ihaye kurira. Nkabona hari abo iringanije bari baribyimbije, kabaconga kabaringaniza. Nkabona bamwe isi idasakaye baranyagiwe. Ngahayo nguko amakuru y'iminsi yo ni mibi. Hari n'uwaririmbye ngo dore uko iminsi ihita ni ko ihitana abantu. Dore uko iminsi ihita. Yandirimba nk'urugi rwo hirya hariya, hari urugi runyagirirwa hanze kera bataragira ubwiherero mu nzu. Urugi rukanyagirwa ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, umwaka wa kabiri, wa gatatu, amapata nta mavuta ajyamo. Wowe kari kintu kumigira ngo umenye uko umuntu agiyeyo. Wumvaga rukatse ukavuga nanjye rero wihangane ko ariko hari abantu bazi kuririmba pahite we. Hari umuntu uririmba kumva Imana imubabare ibyaha. Ugeze mukuramya Imana ikavuga uti ndabababariye. Ariko rindi akareka kantu mbere yuko tujya aho tugiye, reka tumanze tukaganire, dore iminota 10 niho yuzuye. Urakire twese. Yego. Hanyuma mu kuririmba yari ikintu njya mbona Imana izabaza abantu, ni uko umuntu azi kuririmba nka Luciferi. Hari abantu baririmba wa mubyeyi we cyane, ukajya wumva muri wowe inyama ziri gutandukana, ubyumva kubera ijwi. Ukumva umuntu yaririmba ukumva urugushesha urumeza. Yego. Kabiri ukumva mbese niba ari nk'umugore uri kuririmba, ukumva twebwe nk'abagabo tuza twumva tugirisha ari umugabo wamurongoye. Ari ukuririmba gusa. Hari umugabo wamurongoye kuko byibuza muririmbira. Hari abantu ngewe mbona yenda urugero nkavuga nti uri yabaye umugore wanjye, ntabwo yajya amara kabiri atararirimba ngo numve nyuzwe. Hari igihe mu ngo batanaririmba. Hari igihe baba bafite impano zo kuririmba imbere y'abantu. Hari abantu bagira impano zikora imbere y'abantu benshi, ahubwo ugatungurwa n'uburyo mu rugo anashihagurana. Ariko abigisha kuririmba ashobora kuba azi gukora, azi kwitoza ni koka, ntari kugorora umuhogo kugira ngo ku cyumweru azahogoze. Hari abantu baba ubundi abigisha kuririmba, abarimu bigisha kuririmba bakubwira ko ukwiye guhora uririmba, haba mu rugo haba mu nzira. Nuko ubundi umuririmbyi nuko akwiye, kuko no mu rugo iyo uririmba abazimu baragenda, byirukana imyuka mibi. Byirukana imyuka mibi. Burya n'umuvugabutumwa ntakwiye kuvuga ubutumwa ari uko ageze ku gatuti. No mu rugo vuga, ntihabura umwana ubyandura kuko ibi bintu biranduzanya. Vuga. N'umuntu naterura ikiganiro uhita ugikuramo teme, umubwira uti gutya na gutya. No mu ishuri hari igihe umwarimu yakwigisha mu nyigisho ugahita ukuramo teme, ukumva ubonye icyo uzigisha. Ubundi niko bikwiriye. Ariko hari abantu bagira impano zikora hanze, mu nzu ntizikore. Hakabaho imbere y'abantu zikenerwa gushiturwa.
izo ziba ari nk'iz'ubwibone urumva akaba utamuhamagara uti abana baraburaye cyangwa baramwirukanye nyishyurira ntabikore ariko yaba ari imbere y'abantu kuri kamera ati runa ati kubw'ishyaka ry'umurimo w'Imana akira ngo uhaye ibi ariko mama wa Lionel reka kuri ya channel yawe ya kabiri tuzaganiraho ikintu cyitwa mu biganiro by'umuryango tuzaganire hari ikintu mbese ntekereza cyitwa ngo haraba ubundi gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa ibyo twese turabizi ese ni ngombwa ko umuntu cyangwa se uhagarara umuryango hari umugisha Imana iha wo gucumbikira bavuga abashyitsi ahubwo ni abashyitsi sha abashyitsi ni abashika abashikanuza bakaranga bavuna ntambi bashika abantu bakarara imitima barya bagashika abantu bakarara babacura kurinda yego bakagushika ukarara ucuramye bakagushika bugacyo ujya kwa muganga ubundi ni abashyitsi abashyishyi bageni reka basi twivugire mu giswahili tuvuge mu cyongereza reka twivugire ibyo dushoboye ariko no mu cyongereza turabizi ushaka kuvuga uwe mushyitsi ni umushyitsi wadusuye cyane umushyitsi wadusuye bavuga panaguhindisha abantu imishitsi abahindisha abantu hari abahindisha abantu imishitsi hari n'abadusura abahindisha abantu imishitsi ni abashitsi ni abawicazi hanyuma abashyitsi ni abavizitazi visiteur abashyitsi n'abavizitazi cyangwa visiteur byose ni ukuvisitinga rero reka tujye twivuga ngo n'abavisitinga alright hanyuma ndanezerewe cyane tuzaganire ese umuntu aramutse agusuye agusangana iki ese yatashye akuvana he ubundi ariko reka nkubaza yenda akabazo kamwe kugira ngo tubatere n'amatsiko mu muharine ari nabyo kiganiro tugiye kwinjiramo kugira ngo tukinjiremo abantu bo tuba tugira ngo abantu tubibibutse yuko ari twe baratwibagiwe reka babe banamenya ko duhari tutanashiriwe uzi ko ari umuntu abona atakuruzi akagira ngo warashiriwe ntabwo tuba twarashiriwe nubwo mujye mutubaza impamvu kuki mudakurikirana abantu ngo mumabaze impamvu mutari kubabona mu biganiro si impamvu yo gushirirwa ahubwo ni impamvu yumvikana twakubwira uyitubajije reka nkubwire akantu mama wa Lionel hari umuntu ariko ntazankubite ejo bundi yaranyandikiye arambaza ngo kuri yaca no kuki tutagikora ibiganiro mwereka impamvu ngo ariko ngo nyine ngo wamubwira ngo agakora ndose we yakora ariko se ngewe niba ari ikibazo kiriho ese agakora nkavugira ku giti nkakamerwa n'igiti kandi nawe icyo gihe arabizi ko bitegurwa nuko bigenda ngo ariko nyine ngo wamushira ariko hari ukuntu umuntu aba ashaka ibintu umutima urakunze umubiri ukanga hanyuma rero hari ukuntu umuntu abantu baba bumva yuko hari ibyo baba bashaka ariko ntibazi ko ibyo bibashaka hari ukundi kuntu bigenda yego niyo mpamvu ibyo wabuze wari usanzwe ubona ugomba kwegera aho wabiburiye ariko kuki ibi bintu naheruka kubibona yego se noneho ukavuga uti noneho kugira ngo nemere neza genda na wawe nyine urugero ngiye nawe duhari ibiganiro dukorana twahagaritse nubica no butuje nk'abashyitsi ahubwo batwakire ladies and gentlemen muhaguruke mutwakire uyu munsi ubugenda twaje kubera ko wenda hari inama yakozwe bitewe dusanga uyu munsi hano hari abo biba byanashimishije ati baraze twari twarabivuze umuti wacu urakoze reka ntiwasuye impamvu z'umuti ntabwo ari impamvu z'umuti nose buri saa mbiri nta bintu byakorwa umuti wanyu ntabwo wakora
reka ubu barasanga bavuze ati ya miti irakoze mwe muretse kujya kwishyura aya nyuma ngo byarakoze twagarutse twaje tuje hanyuma waho ujya uhamagara umuntu imiti yaba itarakora wihora tudakoresha imiti bahamagara cyangwa unakoresha imiti uhamagara ukoresha ibiganiro n'ubikora maze atari ko mutagikora unaneka rega mujya munaneka ariko ngo bacana ubwo buje bashyizemo imiti ngo bakagira gutya bakabuzimya ngo uko tuyijimije niko ngo tumujimishe ubwo mwatanze uduhumbi 150 n'abo mwaduhaye batubwiye bati turayariye mwihangane erega birabijya bisaba guhora ubisharija iyo buje kuriya buje ishira nkuko yagashize yenda tubibarira amasaha ubishyire mu mezi nta buje irenza amasaha 4 n'amezi 4 nyuma y'amezi 4 turagarutse ariko se we watuzimya uzitwakira hehe twakira hari n'ahandi hantu rero utabasha kuzimya isinjo wazimya gutera kamera gutya ariko ntabwo wajya kuzimya n'igicaniro cya live cyokora watuma abantu benshi bataza kutureba ariko n'ikizima ariko nticyazima ngo tubure uko dukora cyokora nakugira inama cyokora ukoranye na wasake nk'icyumweru bagakata umuriro muri karitsiye kwa mugani mwazigiza abarozi badanje mukazereka kuroga utuntu duto wenda mukaruga nk'amazi bafungura ntaze tukareba ubwo bushobozi yego mama wa Lionel reka ntibagirwa ndakwingiza ahubwo ese umuntu yagusuye hari icyo akuzanira byanga byakunda birakomeye cyane kuba umuntu yahera ku wa mbere akageza ku wundi wa mbere nta kintu arinjiza mu rugo rwawe basi atari n'impamvu impamvu yose ariko impamvu yose umuntu niba aje kurya mu rugo rwawe ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kane ku wa gatanu ku wa gatandatu urugero nkawe usengera abantu pe niwo murimo Imana yaguhaye ariko umuntu ntabwo yagahaguruka nka kundi uboshya ngo uzaze nkurambikeho ikiganza atuboshya kantu ubunazemo karimo umubiri oya mama wa Rene ni ukuri hari ukuntu tuba turi kumwe iminsi yose iminsi myinshi hari ukuntu woshya umuntu kumva uri kumwoshya ngo uzaze nkurambikeho ikiganza buriya noneho nawe agatera ipasi agatera agaparufe agafata kagasakoshi kangana niyo bibiliya hari n'akatwara gutya n'akandi ko mu ntoki karimo telefone kugira ngo hatagira itanakoboka cyangwa itimbura hasi akaza ukamusengera ugakushuka ugakutiriza ugahamagara igicaniro kikaka warangiza ukongera ukakora n'irindi kosa yari umugabo kuvuga ngo ukoze irindi kosa urongeye kandi urongeye ndongeye abantu bitwa bandongeye noneho ukongera ukamugire kandi makara yaka ukamugaburira akarya yarangiza agahaguruka agataha reka mbabwize ukuri ibintu mukirisha ntabwo mubizi inyatsi ibirya gusengera agagukuraho ahubwo yabigusudiyeho kuko umutima we namara kuva mu mwuka aratekereza ati ariko icyo ijambo ry'Imana rivuga nta muntu ujya kwaba amenya ntacyo yajyanye niyeranje nk'uko uragenda ziri imbere ku buryo bamukora ku mutwe abo kwa bamenye bakaba aribo barambura abana bumve yuko hari umuntu wageze mu rugo mama yasengeye nubwo utabimutumye ariko itegeko rya Bibiliya rivuga ry'Imana ntago bishoboka ntibikwiye ngende wowe navuga integeke naba nka wa mugabo w'umusirikare nta mugabo azi ubwenge yarebye aravuga ati aba bagabo nibaza birangora kubatekera Yesu ntabwo afite aho mumutekera nta nubwo bafite aho barya bagera nimugoroba bagashinga agahema bagahita bateka
ikiganiro ko uyu munsi ko nakivugiyemo cyane na mama gatumaze iminsi tutavuga umunwa ariko turya ni ukuri kw'Imana tumeze nk'aho wagira ngo ni nk'amatwi yahakiyemo ubuki cyangwa se ibindi bintu ubu mbese turashaka kugira ngo tuvane ivata mu kanwa aravugira ati wetegekera aho uri ngiye njya mbwira umugabo umusirikare mu ngabo zanjye amubwira ngo genda ukorebera akana akagenda akabikora kuri Imana ko njye nakwemeye ko uri umuhanuzi wategekera aho uri yego se ndareba ba Petero na ba Yohana bari kuvuga ati uyu munsi tugiye kurya ibyo mu gisirikare uyu munsi turabihamya birimo amavuta uzi impungure z'abasirikare ukuntu ziba zirimo amavuta uzi umuceri w'amasirikare ukuntu uba urimo amavuta wabibwiwe n'iki rero azivamo tarisisi bazivamo tarisisi reka ahubwo niwe mvuyemo okay reka twikomereze ntabyo navuze nzabikatamo cyane nkereze nintabibona bo hanyuma ukuntu uri umanuye reka bitangurira hanyuma bari bapangiye yuko nyine bari buze kurya nyine ibiryo byiza gusa abasirikare barya neza by the way oya barya neza barya neza amata n'igihe cy'intambara burya barya bazi kwizirika umukano nyine ni abasirikare n'umusirikare wese aho ntangazwa n'umuntu w'Imana witwa ngo ndi umusirikare wese wo mu rwego rwo hejuru niyo warangiza igihe cy'inzara akaza kuri kamera inzara irateye iramurapfuye murashize ntapfuye murashize turapfira hehe se wowe utari gupfa jya muri meditasiyo mu gihe nk'icyo jya kumedita utekereza uti iramutse ije naba narasevenze iki kabanya amagambo noneho uza kubabwira ubabwira uti nabonye inzara ije Imana ingigisha gusevinga namwe aho bigereye aho mboneye kamera namwe musevinge wiza kutubwira ibigiye kuba ahubwo duha igisubizo cy'ibigiye kuba ubundi niwo muhanuzi w'ukuri erega kenshi nujya mu mwuka uzasanga bari ari abarozi baje kuroga inzara kohera ibyo bintu baba barimo bohera Satani babahaye ubutumwa bakubwira ati mugende mutange inzara yego mutange intambara mutange ibyago yego hanyuma mama wa Rene ahubwo turabibashubije baga turisenda uzayikoresha ikinyarwanda tunabacanga n'abarozi abatarize ntibamenye ibyo tuvuze n'abize nabo yenda bibagiye ikinyarwanda baragakizwa n'Imana mukamate bintu byabo receive it hanyuma hari igihe nimugoroba ni umugoroba washize wari urimo ugira agapariti keza cyane katumenye Bibiliya naje kwiganiriza mu mutima wanjye nanjye nyuma ndavuga ngo ariko wazakubaza ubundi igihe cy'umwuzure umaze gukama inkuge igeze kuri hari aho yageze sinzi ubwo buze kwatubwira ni mwebwe musoma Bibiliya cyane igitangaza cy'Imana cyabaye hagati y'umwuzure no gukama k'umwuzure ni irihe somo ry'abakristo bo muri iki gihe ni iki cyakwigisha abakristo bo muri iki gihe hari igihe abantu basoma Bibiliya gusa ariko bakagendera mu kirere bagatahira ese isomo ry'umwuzure ni irihe ese isomo ryo kuba umwuzure urangiye ni irihe umuntu ayigira iki kuri ibi bihe kuri gihe cya Nowa n'abahungu be Shemu na Yafeti n'abagore uko n'abagore be n'abakazana babo n'umugore n'umugabo ari we Nowa n'umugore ko ari abantu 8 ese abantu 8 irihe somo isi yabonera ku bantu 8 Imana iguha umugisha sinzi niba nkubajije neza murakoze cyane ku kibazo cyiza ubajije ubundi ikibazo kijyanye n'ijambo ry'Imana aho ngaho rwose ubu nshyize gorora yego reka turebe izo nkuru tuzivuge tunazisomye itangirira igice cya 8 turahera ku murongo wa 4 yego uvuga ngo mu kwezi kwa 7 yego ku munsi wako wa 17 ubwo ni tariki 7 z'ukwa 7 17 z'ukwa 7 ya nkuge ihagarara
ku misozi ya Ararati. Yego. Amazi agabanuka ubudasiba ageza ku kwezi kwa 10. Yego. Mu kwezi kwa 10 ku munsi wako wa mbere. Yego. Ubwo ni tariki ya mbere z'ukwa 10. Yego. Impinga z'imisozi ziraboneka. Haleluya. Imisozi 40 ishize. Iminsi 40 ishize. Nowa akingura idirishya ryo mu nkuge yabajije. Yohereza igikona. Kirajarajara. Kugeza aho amazi yakamiye ku isi. Maze yohereza inuma kugira ngo amenye yuko amazi agabanutse ku isi. Maze ntiyabona aho ishinga ikirenge cyayo, imugarukaho mu nkuge, ku nkuge, kuko amazi yarakiri ku isi yose. Ayisingiriza ukuboko, arayenda ayisubiza mu nkuge. Asiba iminsi 7. Yongera kohereza iyo numa kuva mu nkuge. Igarukaho ari nimugoroba ifite ikibabi kibisi cy'umunzenze mu kanwa kayo. Icyo yakuye ku giti bituma Nowa amenya yuko amazi agabanutse ku isi. Asiba indi minsi 7. Yohereza ya numa, ntiyasubira kumugarukaho. Mu mwaka wa 601 mu kwezi kwa mbere ku munsi wako wa mbere amazi akama mu isi. Nowa akuraho igipfundikiye ya nkuge, arareba. Abona ubutaka bwumye. Mu kwezi kwa kabiri ku munsi wako wa 27 isi iruma. Imana ibwira Nowa iti, sohokana mu nkuge n'umugore wawe n'abana bawe n'abakazana bawe, kandi usohokane ibibaho byose, muri kumwe byo mu bifite umubiri byose, inyoni n'ibisiga n'amatungo n'ibikururuka hasi byose, kugira ngo bibyarire mu isi cyane, byororoke bigwire mu isi. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Amakuru yo mu nkuge, Imana ibwira Nowa kubaza inkuge n'impamvu, n'ibintu bisobanutse, n'ibyaha abantu bari bakoze birenze Uwiteka adesida kubanigisha amazi. Ariko abona ko akwiye kurokora arabanigada. Buriya mubamuzi ko Imana abasomesha nkere. Imana irica ikanakiza. Yego. Imana imaze kubona ukuntu banapfuye, nimba hari urupfu rwababaje Imana ikavuga iti abantu kukimbicishije amazi kwera. Ariko irangije iravuga iti reka mborohereze, ubutaha nzabicisha umuriro. So ubundi ubwo waroroheje nta petero nta matayo, nta mazi nta muriro. Ubu ngubu abantu mutihana mwitegure kuzashirira. Bene wanyu bapfuye baziza amazi banigishije, ariko umuriro ndabona uri tayari kubageraho. Ariko muhunge. Imana ibwira Nowa ngo bazi inkuge, imubwira abantu agomba gushyiramo, abashyiramo bariya abana be n'abakazana babo. Abantu 8 baragenda bibera mu nkuge. Igihe kiragera, kandi muza kwibuka ko Nowa yabazaga inkuge bamucenga, bamukiniraho, bamudekuraja, ntako batagize. Ariko igihe cyo kuba mu nkuge nicyo nshaka kuvuga no kuyisohokamo. Igihe kibaho cyo kuba mu nkuge, akaba n'igihe cyo gusohoka mu nkuge. Kandi gusohoka mu nkuge si ugufa kuyisohokamo. Ntabwo ari ugufa gusohokamo hakiri urubobi ku isi, hakinyerera, hakirimo imisundwe, bikimeze nabi. Habaho igihe cyo gusohoka mu nkuge amazi yashize ku butaka humye. Imana ishimwe cyane. Ngo umunsi umwe Nowa aravuga ati, Imana ndumva iri kumbwira, ndumva hariho amarenga yuko imvura yakamye, ubutaka bushobora kuba bumeze neza, ariko si ugupfa gukingura inkuge. Reka mbanze habeho guca mu idirishya, ncishe mu idirishya
ikiyoni igisiga kigende kiturebere ko umwuzure warangije. Nowa atumye igisiga icyo kiyoni ngo kiragenda kirajarajara umwuka w'urujarajara naho ntiworoshye. Reka mvuge kuri iki kiyoni kuko hari abantu bafite umwuka w'ikiyoni rwose pe ukoza harya. Reka mvuge ku mwuka w'urujarajara. Umwuka w'urujarajara kiragenda kirajarajara nticyagaruka. Iki kiyoni kiva mu nkuge ukagenda ukajarajara. Tereka mbanze njye kuri apotere runaka njye kuri uyu nguyu nawe injarajare. Hari abantu reka twerure tuvuge ko hari abakristo bajarajara. Ukava mu itorero ukagenda ukajarajara, navuye aha nagiye aha, navuye aha nagiye aha, navuye aha nagiye aha. Mwuka w'urujarajara. Iri jarajara rero ryo kujya mu cyumba cy'amasengesho ujya mu kindi, umuhanuzi n'umuvaho ujya kuri uyu, uru rujarajaro ngo igisiga cyangwa ikiyoni kirajarajara nticyagaruka. Yego. Umwuka wo kujarajara umuntu ntagaruke. Ubu dufite n'abantu bagiye bajarajara akuvaho ngo akajya aho bahirika, kuvaho akajya kujarajaraho aho ngo satana bavugiramo ngo kumva ijwi rya satani, ngo aho ngo bizimu. Umwuka wo kujarajara, umwuka wo kujarajara ngo iki kiyone kiragenda kirajarajara nticyagaruka. Uziko umwuka wo kujarajara nabonye ujya ufata n'abadamu akajarajara neza akabona umugabo ntibagikwiranya akajya kujarajara mu zindi ngo akajya kujarajara mu bandi bagabo. Umwuka w'urujarajara umugabo ntibagikwiranye akabona ntibagikwiranye, akabona stress ze yazihaze akajya kujarajara. Stress z'umugabo se ati stress z'umugabo rwose sinazivamo, amakondisiyo ye utakare umuntu muri kumwe, izo telefone ufata, ayo TikTok. Umwuka w'urujarajara umwuka w'urujarajara ujya ufata umusore akamara imyaka 10 arambagiza mu cyakoze ntabura abakobwa ariko akabura uwahitamo. Ariko ni umwuka w'urujarajara deje. Ku munsi ufite uwo mwasohokanye, ejo ufite undi, ejo bundi ufite mu diaspora, ejo bundi ufite uwo mwiganye tronkome, ejo bundi ufite uwo mwarangizanije kaminuza, ejo bundi ufite uwo muvuka hamwe. Donc abuze uhitamo nureka. Ejo bundi mwasohokanye mu Kagera, undi mwasohokanye wamukoreshereje anniversaire muri hoteli, undi mwajyanye ku Gisenyi, undi mwatemberanye Nyabugogo kumwereka amaritiko n'amavolcano. Ni umwuka w'urujarajara. Umwuka w'urujarajara ntudesida, nta mwanzuro, nta makuru, birangira utyo ujarajaje. Hako umwuka w'urujarajara ni mubi we. Uzi ko umwuka w'urujarajara ujya utera n'abantu buri mu mwaka kemuka 4. Ati hano ni habi ndabona nakwirwa akabaye muke mu indi quartier no yayigeramo. Ati nyirinzu ndabona dasobanutse. Mwuka w'urujarajara ukirirwa guhambirisha za matera n'intebe n'ibitanda. Mwuka w'urujarajara ariko reka nkubwire reka aho ahantu tubavugana nanjye mvugire abapangaye bagenzi banjye. Hari ukuntu ubu yavuga abagenzi bacu yenda we wawe yiguse yenda ivugira ibya niga ngenzi zacu niba nawe uri niga yacu rero reka yenda mvuge aka kantu ko kwimuka nk'inshuro enye. Agiye wimukira ahantu neza pe, wahagera ukabona hari mu manegeka bazahasenya, waragiyeyo ayo makuru ntayifite, ugasanga bazasenya mu kwezi gukurikira. Uko mbese niwe wishyuye amezi 2, avuga ngo ukwezi kwa 3 bazatangira kuhasenya. Ukabusubiye ahandi, wahagera aho bakurangiye ukagenda wamaramo byibuze nk'icyumweru, byumweru 2, abazimu bagatangira kukunika. Muzimu twanyira safari atangira ahubwo abazimu bari muri iyo nzu ugasanga uhereye ku munsi mwinjiyemo harimo abazimu bo kurwara, ukarwara umugore akarwara iki, none wagira amahirwe wasohotse gake ugiye gusenga, wumva iriya nzu ni kugeza igihe uzayiviramo. Iyaraterekerewe yatanzwe mu yaramurikizwa, ukaba uyivuyemo si ubwa 3, ubwo se ugeze ku kwezi kwa 6 ukaba ugiye ahandi hantu
ukajya urara mu irembe noneho ukabona imisaraba n'imvu ahubwo gusa se ahubwo noneho reka n'imvura igwe imva ukarara witwikiye umutaka kandi warishyuye uri mu nzu mbese ndimo ntarimo ni kunyo ni nyombya ni iki ni umusore naho akaba yishingutsemo noneho byibuze Imana ikamufasha noneho akayijyamo ariko agahita agurisha intebe n'iki n'ibitanda kubera ko ntibyakwira muri iyo nzu agiyemo n'amatera bigasaba kuyikata rurakatsindwa na Bikira Mariya rukatisha abantu matera nangiye kubivuga ariko reka nihangane ariko matera zirakatwa kugira ngo zikwire mu cyumba ntayo nakata nayihinahina wayihinahina se ubundi suku nayihinahina wenda cyangwa nkayizinga ntayo nakata uru rujarajaro rwangatisha amatera mama Warene nkubwiza ukuri hari matera no kugira ngo utware mu modoka bigusaba kwitwara uko yakabaye ngo wayihina cyakase nayishinga kugira ngo nyekate hazayirambeka nageze aho ikwirwa ukayishinga hese ihita ikora kuri parafu erega ibyo byose tuba tujijije byatubaye aho ushyira amatera bigahura ukaba utabona uko usasa amashuka se urasasa uhagaze hese uratebeza utese iri hasi nturi butebeze bikwiriwemo hariho twabaye tukamara igihe tudasasa n'urugi rukaba rukingurirwa hanze yo muri icyo cyumba mbese kujya mu cyumba ni nko gukururiraho kuri tuwarete ariko wabyibona urujarajaro iyo rwagufashe ko uba no mu nzu udakwirwamo urujarajaro iyo rwagufashe wimukira mu nzu ugasanga iri ku isoko waryamamo rimwe batiyishyuwe none se mama Warene urwo ni urujarajaro hari urujarajaro dutezwa hari n'urujarajaro umuntu yiteza ahubwo hari ikintu nagize ikibazo kuri iki gikona iki gikona uzi uko ndetse ntekereza ko hari abantu baduha ibisubizo cyangwa se ibisubizo byacu hari abantu batwoherereza nk'igisubizo cyacu bakamanza bakinyuza mu rujarajaro akabanza agatelefona nk'abantu bangaha ababaza amakuru yawe se burya yitwa ese aho ngaho ameze ate se aracyari umukiristo se amazina ye ninde nyakuri ko njye ndi kubona nyirabagenzi arize cyangwa se mu kimuka ugasanga nk'umuntu arakubwira ngo urumva ngo sina kandi azi aho yakohereza icyo agiye guha azi yuko yacyohereza mu buryo bwamugora kikakugeraho ati none ati ko ndi kubona mwene wacu w'i Burundi sinamwohereza i Burundi n'u Rwanda birahurira he ati hari umunyekongo ni urujarajaro muri Kongo turabona ahantu ndi muri Kongo ati na rujarajaro ariko uwo ni umwuka w'urujarajaro urujarajaro kandi umwuka w'urujarajaro hari umwuka umuntu agira muri w'akajarajara hari n'umwuka atezwa wo kujarajara hari n'umuntu uba ufite karagiteri zo kujarajara z'ikiyoni ikiyoni cyo gifite umwuka wo kujarajara nubwo cyari cyagize amahirwe yo kurokoka ariko bagitumye amakuru genda uze utubwire genda uze utubwire genda utubarize amakuru uze utubwire kugira ngo tuve muri ino nkuge kirangije n'icyaza gutanga amakuru ngo abantu babeho hari abantu bajarajaye twari dufite amahirwe yo kubatabarirwaho ariko baragenda nka nyomberi ntibagaruka ntibaduha amakuru genda urebe ko kariya kazi hariya uragiye hanze ariko nubona bigenda tubwire natwe tuzi ariko urujarajaro umwuka w'ikiyoni nta kigenda yewe kutavayo se kutavayo nimba nta kigenda umuntu uramuzi utese ibyo bintu ucuruza nanjye nza yewe nta kigenda yewe umva ntuzate igihe cyawe cy'ubusa kandi abimazeho imyaka 10 kandi ngo nabuze ko nabivamo umwuka w'urujarajaro umwuka w'ikiyoni ari mu bantu cyane wo kujarajara mudatanga amakuru ngo muzane amakuru abantu babeho umwuka w'urujarajaro umwana agasohoka akagenda famiye ikazamutegereza ikamubura umwuka w'urujarajaro uyu mwana ugiye kuba mayibobi wabo ntacyo babuze uyu mwana ugiye kuba mu miryango uyu mwana ujya wumva abantu batanga ubuhamya akavuga ngo mu buhamya bwanjye
ngo nabaye mu makanevu, ngo nabayeho nabi, ngo nkajya ncumbika mu nsengero, ngo kandi ukumva ni umukobwa mbega n'idini ryemera, ngo unemewe, ukibaza ko avuze ko afite ababyeyi. yego iyo umuntu waraye mu nsengero, waraye mu makanevu, waraye kandi afite ababyeyi, ese buriya mukoza analize mwasanga nta mwuka w'urujarajara afite. ahubwo byari byagenze gute kugira ngo ajye korera muri kanevu? yego uyu mwuka w'ububobo umufata kandi ngo afite bibiliya, ngo ari umunyamuhamagaro, akavuga inzara yamuririye ngo zakanyarira, akavuga iminsi ngo waryamye ngo ku musozi, akavuga iminsi ngo waryamaga mu rusengero atari umudiyakoni, afite ababyeyi. uyu si umwuka w'urujarajaro ugusohora iwanyu ukajya kubaho nabi, ni umwuka w'igisiga. katugendane umuntu afite ababyeyi, amaze byibuze ukwezi kanyarira, yavuye yagiye kuryama mu bitaro, yego atari umurwayi, atari umurwaza, si n'umurwaza, yego avuye yagiye kuryama mu misozi, yego avuye yagiye kuryama mu nsengero. we nibyo navuze, ibitaro, yego ibitaro buri bana ahubwo birwaze neza. ni ukuri uyu muntu afite ababyeyi ntashatse kubana nabo, yego ari kukubwira ko inzara imumereye nabi, ngo nsengera ngo ndi muri famiye, ngo mba kwa muyomba, ngo mba kwa anko, ngo mba kwa tante, atari ko barangerageza n'iki. Si n'ababyeyi ufite ati ndabafite. uyu mwuka w'urujarajara ukwereka ko utaba iwanyu mu cyaro ngo bane n'ababyeyi bavomere bakuburire. harya abasore mushaka nk'abo murabashaka ngo muzabashobore. Marene hari igisiga bita marere, none nta nubwo ari n'igikona, ni igisiga, ni igisiga cyitwa marere cy'urwara rurerure kimenenda. ni ukuri. ahubwo ari kubabwira uwo ari we, mu by'ukuri uwo ari we ni ikinani, ntashobotse. buriya n'Imana ntabwo imuzi. umuntu utashobokanye n'ababyeyi wowe urabona wamuzamushobora niba. kabiri, uyu muntu utaricaye byibuze ngo yicirwe n'inzara ku rusengero, ategereze ko pasiteri azamubona kugeza igihe amwunganye n'ababyeyi be. yego umuntu wagiye kunyagirirwa ikanyarira, urujarajaro. uyu muntu waraye mu rutare, ikiyoni. uyu muntu waraye muri kanevu, yego afite ababyeyi, uyu muntu urujarajaro. iki ni umwuka w'ikiyoni, uyu ni umwuka w'ikiyoni wateye abantu kunanirana, ni ukuvuga ngo ntibanyurwa n'imiryango yabo. umubwiye uti reka turyamane, ndaguha ibyura ry'icyumweru, yego ntabwo ariko nta kundi nari kubigenza, n'Imana yanyujije inzira zo kurya. Imana yanyujije inzira hano, kuko ibaze urabona ikanyarira hari igihe cyageze habayo ibisambo byibisha ibyuma, nk'icyo gisambo kimubuza icyo kibona, ariko gifite icyo cyamukuraho, gusa ntakimukuyeho. yego yose ugiye kurongora wowe mugore, ubwo se ntabwo twiciye akajisho. ubundi nubona umukobwa arigundirije muri geto, ariho nabi, afite se na nyina ari muri geto, ariho nabi, buri mwanya avuga ngo ndaburaye, afite se na nyina bafite amasambu yera, bafite inka n'amahene, n'izo nkoko bazorora zigatera, bakaza kugusaba iwanyu, ntibaze kugusaba muri keto, dore ko munahisha n'iwanyu hagati aho. uyu ni umwuka w'urujarajaro, uyu ni umwuka w'ikiyoni, ni umwuka w'ikiyoni. abantu badukurikiye mutega amatwi mwumva umwuka w'ikiyoni mubi cyane, wangaje abantu. wari wabona umwuka w'ikiyoni uvana umugabo we mu rugo, akajya nawe yirirwa azerera nka roho mbe, yaravuye mu rugo akaza. nabonye baza gukora akazi ko mu rugo kandi barabafundi ngo bahunze ingo. ariko hari igihe mama Rene, hari igihe urebye ukuntu ibyo kuba umuntu yajya gukora akazi ko mu rugo ahunze aho yakoreraga amafaranga menshi, harimo ikintu kimwe, hari ukuntu Imana ikureba ikakwitegereza, ikakubwira iti wanze guca bugufi mu rugo rwawe, ngo ucishe bugufi muza abandi. uwo mwuka w'ikiyoni rero ufata umusore
akigira ingunge muri geto n'abandi basore b'utubobo b'ibyihebe bihararumbo kandi ugasanga bicuranga senti mu nsengero byakaraza imisatsi byakaraza imisatsi no kugira ngo mukuremo ingofero arimo acuranga mu rusengero ni inama ziterana ni inama ziterana imisatsi yaba ituranye nk'abanganira ubusa warangiza ukamukuramo ingofero ntumva hino umwuka w'ikiyoni nawe azi yuko nyine ibyo yakoze ku mutwe we mu musatsi we atari byo ntabwo ari byo misatsi imeze nk'abaturanyi batumvikana wapfa ubusa ahubwo hanyuma agize gutya avuye iwabo aragiye uyu mwuka w'ikiyoni utumye abana bajarajara umwana mama we yarakeneye amaboko yarakeneye kubona umuntu umufasha kubaka ibyo biraro by'inka bakaba abakungu bo mu cyaro nyamara n'abantu bajarajaye banaburana n'amasezerano yabo n'igihe cy'abaterankunga baje mu murenge bati muturangire abana bacikishije toronkome bagasanga urujarajaro umwuka w'ikiyoni waragufashe Imana itugire neza cyane hanyuma ngo Nowa aravuga ati kiyoni kiradutengushye yego reka dutume numa kadushimira abantu b'inuma kadushimirize inuma zitigeze zidutenguha nta nubwo zaranagiye zigarukaho turi zigarukaho turi inuma yakugarutseho yubahe we inuma yakugarutseho yubahe mu izina rya Yesu Nowa ati kiyoni kiradutengushye kadutume inuma inuma iragenda ibona ni danje iragaruka ku nshuro ya kabiri garukana mu nzenze ikimenyetso hari n'umuntu wahita ikimenyetso yego wahita kiritika kuri iyi numa ati ubundi iyi numa igendayo ikajya kure aho mbishe amasaha yamaze nawe yamaze iminsi 7 yaragira agaruka nyuma y'iminsi 7 no arongera ariko nyine ngo bugorobye biragaruka Imana turengere niyo kurengera abantu ni Imana yo kurengera abantu ariko tunashimira n'abo bantu bameze nk'inuma bafite umwuka w'inuma turabashimiye baratinda ariko bakagaruka numa ngo iragenda bugorobye inuma iraza ku nshuro ya kabiri iraza izanye ikibabi cy'umunzenze yego ikimenyetso cy'uko amazi yakamye noneho ibiti biri kuboneka ibintu byose biri kuboneka ikimenyetso cy'uko birimo bigenda neza ikimenyetso cy'uko ugiye kugura kamera ukavana ibintu byo gukodesha isaha ikimenyetso cy'uko ugiye kugura ikamyo ukagipakiramo ibintu ikimenyetso cy'uko ugiye kubaka inzu ukava umwuka ikimenyetso cy'uko Imana igiye kumpa inzu nkava mu mwuka wo kwirirwa njarajaza za matera n'ibitanda zimwe na zimwe ugenda uzikata oya sipaji nasizazikata nimukira mu mazu nkwirwamo Uwiteka mvanye muri za botike ahubwo hari igihe nimuka bakambaza bakavuga ati shaguze ndaguza ahandi abantu bazi ko amazu nayujuje ataguza ahandi tu ariko kankubwire ajya iyo ni Lionel nuko agiye ngo mubaze kuntu uwo mwenda kuntu wamba ubu nise wakwambara ikanzu imeze gutyo iryo bara wambaye warangiza ukajya mu nzu cyangwa se bya bindi ujya wambara bya hafi 600 warangiza ukabwira umuntu ngo ndakodesha ntabwo bikunda rega hari ibintu tujye tuvugisha ukuri hari n'ubuzima tubamo bukatwemerera ko abantu batwita uko batubona ntibatwite uko turi ndonke n'ubuzima busa nk'uko ugiye gusa yego aleluya amen donke ni ubuzima bw'integuza y'uko ugiye kumera Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro haleluya hanyuma tugera yenda sinzi niba tugiye kugera ku musozo tugiye kugera ku musozo ngo mvuge uburyo amazi yakamye bagasohoka yego hanyuma nze ntangariza abantu ko amazi akamye haleluya ibi begeragezo bikamye ubu bukode bukamye intambara ikamye indwara zikamye yego haleluya zirashize inzara irashize intambara zirashize ibibazo birashize amazi arakamye
igihe kiragera amazi agakama aho umaze iminsi imana yaraguhishe bitewe n'impamvu haleluya ahantu umaze iminsi utsimbwe iguhishe itangazo amazi arakamye ngo basohoka mu nkuge haleluya bafite amahoro ikibazo kirangiye ngo baragenda barororoka sohoka amazi arakamye cyakubuzaga kurira indege kirarangiye cyakubuzaga kubona visa kirarangiye amazi arakamye ahubwo nyuma yo gusohoka mu nkuge mugiye gukora iki nsoza nk'umwigisha ko amazi akamye kigeragezo kirangiye kugumirwa birangiye nyuma yabyo mugiye gukora iki mugiye gukorera imana gute ko icyatumye bahisha ari ukugira ngo irimbura abayihemukiye nyuma ugiye gukorera imana ute nyuma yo gukama kw'intambara nyuma yo gukama kw'ikigeragezo ugiye kwitura imana iki nyuma yo kuhabwa inzu ko amazi akamye uwakuhiga agatsembweho burundu ko bikamye nyuma yabyo nyuma uri mu bisubizo ugiye gukorera imana ute imana itugirire neza cyane haleluya imana idufashe ndumva nsoje ariko ugira intego muri wowe uvuga uti nibyo amazi arakamye inkuge irafungutse turasohotse kigeragezo tugisohotsemo twemye none tugiye gukorera imana dute tugiye gukorera imana dutinya duhinda imishitsi imana itugirire neza cyane ndumva nasengera umuntu wese ufashe umwanzuro w'uko agiye gukorera imana muri ubu butunzi imana igiye kumuha naguhanuriraga nkubwira ko amazi akamye intambara irangiye ibi bisubizo bije gukora kw'imana kuje ariko nyuma y'ibyo ugiye gukorera imana ute ndumva ashaka gusengera abantu mu izina rya Yesu yego imana iguha umugisha kandi mwakoze yego turagushimiye mwami w'abami izina ryawe turihaye icyubahiro wabanye n'ubu bwoko mu gihe bwari bumeze nk'ubufungiraniye mu nkuge mu gihe babuze amakuru kubera ikiyoni cyajarajaye mu gihe amakuru mazima azanywe n'inuma mu gihe inkuge ikamye mu gihe isi ikamye intambara zirangiye inkuge ikaba ikingutse tukaba dusohotse dusabye imbaraga haleluya hanze aha ntibyoroshye abo utabaye abo urengeye abo usohoye mu nkuge abantu urokoye ibibaye haleluya dusabye imbaraga zikomeye cyane urakoze papa turagushimiye kuri umwami w'amaboko izina ryawe ryera rihabwa icyubahiro none n'iteka ryose urakoze amen shalom